Hello guys, uyu munsi ndashaka kubwira ku bintu bitatu amakosa tudashobora kuba ari gutuma timu yawe idakura cyangwa se igakura mu buryo utishimiye. Nimba rero ubona timu yawe itari gukura neza, genzura nimba aya makosa atatu ataba ari kimwe mu bintu urimo urakora bikadindiza timu yawe. Ikosa rya mbere ni ukutigisha buri munsi. Timu yawe ikeneye kwiga buri munsi, ikeneye kunguka ubumenyi buri munsi, kuko nta muntu n'umwe wakura cyangwa se ngo yaguke, nta timu yaguka itabashije kubona ubumenyi. Rero genzura nimba utari murigisha buri munsi. Ikosa rya kabiri ni ukudatanga urugero. Ushobora gusanga timu yawe urimo urayibwira amagambo gusa uyu munsi, kandi timu yawe ikeneye no kukubona mu bikorwa. Ntabwo timu yawe izakurikira amagambo gusa uyibwira, ahubwo ikeneye no kukubona uri mu bikorwa. Timu izakurikira imyitwarire yawe, izakurikira ibikorwa byawe. Ikosa rya gatatu rero ari naryo rya nyuma ni ukudatanga vision isobanutse cyangwa se icyerekezo gisobanutse. Abantu benshi bayobora abantu ariko nta cyerekezo gisobanutse babahereje, kandi biragoye cyane ko babona abantu bagukurikira mu gihe nta cyerekezo gisobanutse uri kubereka, ahantu uri kubajyana, ahantu uri kubaganisha. Ni ibintu bikonta cyane. Tangira uyu munsi ushyireho icyerekezo gisobanutse, abantu bagukurikire baza aho uri kubajyana, kuko nuramuka ugize abantu bagukurikira batabanje kubona icyerekezo gisobanutse, nibanagukurikira ntabwo muzagirana kure, ntabwo muzamarana imyaka 5, muzamarana imyaka 10. Shyiraho icyerekezo gisobanutse. Nimba ushaka kubaka timu ikomeye cyane, nimba ushaka ko timu yawe ikura ku rwego rushimishije rurenze urwo irimo irakuraho, tangira ukore kuri ibi bintu bitatu, uzanshimira nyuma. Thank you.